Yesu yari ameze nk'asinziriye, ntabwo yari asinziriye nk'uko babitekerezaga, ahubwo yagira ngo arebe kwizera kwabo kugarukiye he, kwizera kwabo kuri Yesu. Bamwizera bingana iki? Bamwizera mu buhe buryo? Bamwizera bingana iki? Ndagira ngo ubwire rero mwene data, umwami Yesu ari kugira ngo arebe, ese uramwizeye? Ese umufitiye icyizere? Ese wizeye yuko ari bugukure muri icyo kibazo? Ese wizeye yuko ibyo bihagiye kubihindura? Ese wizeye yuko ashobora kuguha urubyaro? Ese wizeye yuko ashobora kuguha ako kazi umaze igihe usengera? Ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de. Uri Imana ikiranuka, uri Imana yera, uri Imana ikomeye. Iyo ugeze ahantu byanze guhinduka usiga hari icyo ukoze. Data mwiza, ndakwinginze kugira ngo muri ino nyigisho uze uganirize imitima yacu. Twebwe ubwacu ntacyo twakimarira, ariko turi kumwe nawe Data mwiza turi abatunzi. Turi kumwe nawe dufite ubwishingizi. Turi kumwe nawe dufite uburinzi. Turi kumwe nawe dufite umwungeri. Turi kumwe nawe dufite byose mu biganza, kubera yuko uri Imana igira neza, kubera yuko uri Imana ikomeye. Hira ijambo ryawe Data mwiza, ukingura amatwi y'umwuka, ukingura amatwi y'imitima yacu, kugira ngo tubashe kwakira, tubashe guhumurizwa n'icyo giye kuvugana n'imitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nitwa Muhozi Eric. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, Imana yashize ku mutima wacu. Ubundi tuze gufata umwanya dusenge, dusabe Imana yuko iza no mu bihe turimo kugira ngo igire icyo ikora. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira rifite umutwe uvuga ngo nubwo Yesu acecetse azi icyo ari bukore. Nubwo Yesu acecetse azi icyo ari bukore. Nubwo uri mu buzima busa nkaho usenga ntihagire ijwi wumva, nubwo uri mu buzima bisa nkaho nta kintu na kimwe uri kwakira, ariko ndagira ngo nkubwire, nubwo Yesu acecetse azi icyo ari bukore. Mu kizami, iyo abana bari gukora ikizami cyangwa se abanyeshuri, mwarimu abacecetse, ariko nagaruka badafite igisubizo cy'ibyo bari gukora, ahubwo abagira ngo igihe gikwiye azabaho ubumenyi, cyangwa se arebe niba ubumenyi yabahaye bazabasha kububyaza umusaruro bageze mu kizami. Nawe rero niba uri mu kizami Imana yagushizemo, ndagira ngo utuze wihangane. Imana yagushize muri icyo kizami, izi neza yuko yagutoje, kandi izi neza yuko uzabisohokamo amahoro. Turasoma ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ni inkuru imwe mwuka yamaye tugiye kwifashisha muri ino nyigisho kugira ngo dusobanukirwe iri jambo turimo turumva mu matwi yacu rivuga ngo nubwo umwami Yesu acecetse azi icyo ari bukore. Haleluya! Azi icyo ari bukore ku buzima bwawe, azi icyo ari bukore muri ako kazi kawe, azi icyo ari bukore kuri situwasiyo urimo, azi icyo ari bukore kuri ubwo buzima ubayemo. Ntabwo igicecekera ubusa, ahubwo iyo acecetse aba azi neza yuko hari ikintu gikomeye agiye gukora. Ngo abigishwa ngo bageze mu gihe ngo bari mu muraba, ngo benda kurengerwa, ngo ariko Yesu ngo yari asinziriye. Ndagira ngo nkubwire, nubwo Yesu asa nk'asinziriye, nubwo Yesu yari ameze nk'asinziriye, ntabwo yari asinziriye nk'uko babitekerezaga, ahubwo yagira ngo arebe kwizera kwabo kugarukiye he, kwizera kwabo kuri Yesu. Bamwizera bingana iki? Bamwizera mu buhe buryo? Bamwizera bingana iki? Ndagira ngo ubwire rero mwene data, umwami Yesu ari kugira ngo arebe, ese uramwizeye? Ese umufitiye icyizere? Ese wizeye yuko ari bugukure muri icyo kibazo? Ese wizeye yuko ibyo bihagiye kubihindura? Ese wizeye yuko ashobora kuguha urubyaro? Ese wizeye yuko ashobora kuguha ako kazi umaze igihe usengera? Ese wizeye yuko ashobora kugukura mu bushomeri? Ese wizeye yuko ashobora guhindura ibintu? Ese wizeye yuko ashobora kukwicaza ku yindi ntebe? Ese wizeye yuko ashobora kukwimura akagushira mu nzu nziza? Ese wizeye yuko ashobora
ashobora gukora igitangaza muri ubwo buzima ubayemo. Yesu rero arashaka yuko umwizera. Yabwiye abigishwa barababwira ngo nimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana, ngo nanjye munyizere, ngo mu rugo rwa data ngo hariyo amazu menshi, ngo iyo aba adahari mba mbibabwiye, ngo ibyo rero mbibabwiriye kugira ngo mutuze imitima. Atuze umutima muri icyo kibazo, tuze umutima. Yesu icyo akeneye ni uko mugirira icyizere, ni uko mugirira icyizere muri ibyo bihurimo. Yesu numugirira icyizere azagaragara nk'umunyembaraga mu buzima bwawe. Turasoma rero Yohana ubutumwa bwiza ibice 6 byaho. Ni inkuru tugiye kwifashisha kugira ngo tumenye neza ese Imana iradushakaho iki, ese ni ikihe kintu gikomeye Imana igiye gukora mu buzima bwacu. Umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Birira tubwiye ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ngo ariyo yitwa Tiberiya, ngo iteraniro ry'abantu riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Ngo Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika y'iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora, Yesu yubura amaso abonye yuko abantu benshi baza hari, abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya. Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yarazi icyo ari bukore. Amen. Ndagira ngo ubwire mwene data, dusomye ijambo ry'Imana. Iki ni igihe ngo Yesu ngo yarari ahantu ngo ari gusengera abantu, ngo cyari kimeze nk'igiterane, ngo ariko ngo bari abantu benshi, ngo kandi aba bantu benshi ngo harimo abagore benshi n'abana. Ariko Yesu abaza Filipo, abaza abigishwa be, aravuga ati aba bantu ntago turi bubasezerere gutya, aba bantu ntago turi bubasezerere, aba bashobora kugwa mu nzira kubera yuko dukeneye kubagaburira, dukeneye kubaha ibyo kurya kugira ngo bagire iwabo amahoro. Ngo nuko Filipo ngo aramubwira ati ngo se aba bantu wabahaza iki? Wabona ibiryo bibahaza? Wabona ibiryo bibahagije? Cyane cyane ko hano nta alimentation ihari, hano nta supermarket ihari, hano nta soko rihari. Andagira ngo ubwire Yesu najya kugukorera igitangaza, nta bufasha akeneye, nta nkunga akeneye, ubwo arihagije. Yabwiye abigishwa arabwira ati nimuhagarike imitima, ngo mwizere Imana, ngo nanjye ubwanjye munyizere. Yarazi ubushobozi afite muri we. Umanutse usomye hasi ngo nuko Filipo ngo aramubwira ati cyakora nahoze hano mbona akana gacano gafite ubufu 2 n'imigati 5. Ngo ariko si ibyo ngibyo byabamarira iki? Yesu arababwira ati mubizane. Muri icyo ufite nubyubahishamo Imana izabitubura ibigire byinshi. Muri icyo ufite nubyubahishamo Imana izakongerera kandi uzabaho unezerewe. Yesu arabwira ati mubizane. Arabifata arabishimira. Ariko uyu mwami Yesu ndamukunda, ngo arabishimira, ngo abwira Imana ati Mana ndagushimye kuduha ibidutunga bivuye mu butaka. Ariko Mana we umva isengesho yasenze, ngo ibintu birikuba, ngo bajya bamanyura ngo bikikuba. Ndagira ngo ubwire muri ibyo bikeye ufite wigira ikibazo cyuko utazabona amafaranga yo kwishyura inzu ukwezi gutaha, wigira ikibazo cyuko utazabona amafaranga y'abanyeshuri, wigira ikibazo cyuko utazabona ibigutunga uyu mwaka, wigira ikibazo, wihangayikira iminsi n'ibihe. Izera umwami Yesu gusa. Ariko nabatekereza ubufi 2 n'imigati 5 bigahaza abantu barenze 5,000. Muri siyanse ibyo ngibyo ntago umuntu yabyumva, ariko iyo twizeye Yesu dukuramo siyanse, dukuramo
wirengagize amashuri wize, wirengagize post ufite, wirengagize icyubahiro ufite. Izera umwami Yesu gusa, izera umwami Yesu. Icyo kibazo ufite wowe izera umwami Yesu, afite ubushobozi bwo gukora ibiruta ibyo utekereza. Ndagira ngo ubwire rero, iri ni ryo jambo Mwuka yadutumyeho kugira ngo tukuganirize. Nubwo Yesu asa nk'acecetse, azi icyo ari bukore ku buzima bwawe. Nubwo Yesu ibihe byaba bisa nkaho byihindurije ku buzima bwawe, cyangwa se utari gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe ku buzima bwawe, ntabwo ari ibyawe gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe. Tumbira umwami Yesu wenyine. Muri njye arembwa ngo tumbira umwami Yesu ngo niwe gisubizo. Ndagira ngo ubwire, Yesu wenyine niwe ufite igisubizo cy'ibyo dukeneye byose tukiri hano ku isi. Petero yaramubajije, ati se twebwe twagukurikiye tugata ibyo twakoraga, tugata akazi kacu twari dufite, tuzabona iki? Ayiwe, Yesu aramubwira ati mukiri hano mu isi. Kuko yarazi yuko ibyo kumubwira ngo ubugingo bw'iteka, ntabwo ibyo ngibyo byari gusubiza ikibazo Petero yari afite. Yesu nawe arabizi yuko tukiri hano mu isi dufite ibyo dukeneye. Yesu nawe arabizi yuko tukiri hano mu isi dufite ibyo isi itugomba, cyangwa se ibyo tugomba gukora kugira ngo tubone uko tubaho. Yesu aramubwira ati rero mukiri hano mu isi, ati nzabakubira inshuro 100, ati kandi ati hejuru y'ibyo ngibyo tabazanyizera mbabikiye n'ikamba ry'ubugingo. Wihangayika, wigira ibintu byinshi muri wowe. Tumbira Yesu wenyine, afite igisubizo cy'ibyo ngibyo urimo urasaba. Izera Imana, Imana izakugirira neza. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ihindura ibihe. Utubwiye yuko data mwiza, nubwo ari igihe ujya uceceka uzi icyo uri bukore. Uyu muvandimwe usa nkaho ijwi ryawe ritakiri kuvugana nawe muri ino minsi, muhumurije mu ijambo ryawe. Ndakwinyize kugira ngo uduhe ibihe byiza, uduhe ibihe byo guhemburwa, uduhe ibihe by'ububyutse, uduhe ibihe byo kukumenya, uduhe ibihe data mwiza byo kubahisha izina ryawe. Ku bwa byose kandi izina ryawe aba ryo rihabwa icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo sinze twizeye, amen.